ikibazo kigaragara rwose ubuse nk'uyu mwana aguyemo aha. Turi mu murenge wa Kimihurura mu kagari ka Kimihurura mu midugudu ihana imbibi ya Rugarama n'Urwego. Hari ruhurura abaturage bavuga ko ibateje ikibazo, kuyitegereza n'amaso yararitaguritse ndetse irimo n'ibidendezi byaretsemo amazi anukira abahisi n'abagenzi. Abaturage begereye ruhurura kimwe n'abahanyura bavuga ko ibangamiye isuku, barasaba ubuyobozi kuyubaka dore ko bagaragaza ko batakambye kenshi ngo yubakwe ariko ntiyubakwe. Iteje ikibazo, haramanukamo imyanda, abana bamwe batugira impungenge ko bazagwamo, abantu bamwe hari n'igihe bifata bakanahurutuka bakagwamo bakavunika. Cyane cyane nk'iyi imvura yaguye biba bimeze nabi, ushobora kugenda ukaba wanyerera ukagwamo. Ibintu biba bitubangamiye kuko amazi araza akarekamo, usanga biranuka n'umwanda. Namwe n'ibintu mubona biragaragara, murabona umwanda dufite ukumeze, ni ibintu namwe mureba n'amaso yanyu. Twagerageje rero kubwira abayobozi, bamwe baratubwira ngo twe nk'abaturage tuhaturiye ngo dushake ngo twifatanye, hari nk'abadafite ubushobozi. Iruhurura ni ikibazo kabisa kuko urabona abana bari hano, abamama bari hano byabatera uburwayi cyane kuko aya mazi urumva kunanuka, kandi koko nk'ukuriye mu mama arimo bivuga ahandi ruhurura zirakuze. Sinumva impamvu hano ruhuraho itakorwa habe nk'abandi kuko aha ntabwo ari mu mujyi, ahubwo aha ni ukwiyahura no kwica abantu. Ikibazo kigaragara rwose ubuse nk'uyu mwana aguyemo ahantu ubuse byenda ko atanagwamo wenda ngo uvuge wenda ngo arapfa, ariko urabona yakora mikorobe mbi cyane nyinshi zigaragara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimihurura Murekatete Patricie nawe yemera ko iyi ruhurura iteje ikibazo. Avuga ko ku bufatanye n'abaturage ndetse n'umujyi wa Kigali iyi ruhurura izubakwa, nubwo atagaragaza igihe imirimo yo kuyubaka izatangirira. Ruhurura ubona iteye impungenge kuko iriho ituyeho abaturage benshi. Buriya udafite ingengo y'imari guhita uvuga yuko ikintu wahita ugikora mu minsi mikeya, nibaze ko bitakoroha, ariko hamwe n'ibindi bibazo byose dufite nibaze yuko iriya ruhurura yaba priority. Ariko nyuma yo gukorana inama n'abaturage no gukora ubuvugizi ku mujyi wa Kigali n'akarere, nibaze yuko aho dushobora kuvuga ngo ibi byakorwa mu gihe kingana gutya. Kugeza ubu ngubu nta bushobozi bwari bwo buboneke ku buryo twaba twayiterwaho inkunga. Nicyo gituma rero nteganya ko abaturage bakoze contribution nk'uko n'ahandi bigenda bikorwa, tukabona uruhare rwabo, wajya no gukora ubukangurambaga ushingiye ku ruhare rwabonetse, ukaba wasaba izindi nkunga hirya no hino. Ubuyobozi n'abaturage barasa n'abakomeje kwitana ba mwana mu gufata iya mbere ngo hubakwe iyi ruhurura. Nyamara abahaturiye ndetse n'abahisi n'abagenzi ntibahwema kugaragaza ko umwanda uturuka muri iyi ruhurura ari ikibazo ku mujyi wa Kigali uhanzwe amaso mu kwinjiza amafaranga y'ubukerarugendo bushingiye ku isuku. Ntabwo ari mu Kigali, iyo ni mukubita mwice bavuze ahubwo. Robert Bashimiki, Flash TV.